hari akantu kahozeho mbere ntabwo nari nakaza mu kimotari k'ingando, kari akantu kareko ubundi ugomba gufata abana bamotari tukabajyana mu ngando na capati twariye tukanza tukazivamo bakadukubita ku kiwanja urumva tukagaruka hano mu muhanda turi fiti. Ako reba nkanjye nshobora kwitahira n'agasiporo nkinywera agacupa siporo nkayibagirwa nkiryamira mu byibode. Hari umumotari wise guseka uvuze ikintu cy'ingando, ndabizi kino kiganiro kiraza kugera ahantu hagiye hatandukanye. Uvuze neza cyane ati abamotari bakwiye ingando kugira ngo babashe kubahiriza amabwiriza asanzwe agenga imitwarire y'abantu ndetse no gutwara ibintu mu nzira nyabagendwa. Ibyo koko ni byiza. Ese koko uracyabishimangira? Oya, nibyo bagomba kudukubita ingando byibuze buri mumotari bakakwiye wenda urabona nka hari ingando zitari amezi menshi badukubise wenda nk'amezi nk'atatu bura uri ahantu ni menshi, amezi atatu ni menshi nyine ni menshi ndabyumva. niyo banagukubita wenda byibuze wenda n'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri uri ahantu wakuyeho telefone uri fiti bagukubita umwitozo urumva ewana nayaca apatira kugaruka ukabate ugaruka uri fiti uvuga ati ewana reka nata kumuhanda.